Bavandimwe inshuti zanjye abakurikira Unguka Ubumenyi Post, ndabaramukije cyane kandi ndabifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2026 uzababere uw'amata n'ubuki, Imana izahaze kwifuza kwanyu, kandi abatameze neza, abawutangiye wenda barwaye cyangwa bafite ibindi bibazo, mukomere, Imana ibahe gukomera, ni ibintu bibaho mu buzima, kandi nizere ko namwe mufite icyizere cyo kubisohokamo amahoro. Uyu mwaka mushya rero si undi mwaka usanzwe, uyu mwaka ni umwaka udasanzwe, n'andi mahirwe, n'andi mahitamo, n'andi masomo. Ariko reka mbabwize ukuri, umwaka kumva ngo umwaka ngo urarangiye, uba ugomba kurangira hari ikintu uwukozemo, umwaka ukabaho ukakubera mwiza bitewe n'ukuntu wawitwayemo. Niyo mpamvu uyu munsi nshaka kubasangiza ibintu 10 ugomba kwitondera muri uyu mwaka. Ibintu 10 ngiye kubibasangiza ni ibintu Unguka Ubumenyi Post yakoreye ubushakashatsi, noneho tubona ari byiza kubisangiza abakunzi ba Unguka Ubumenyi Post. Niba koko wifuza gusoza uyu mwaka umeze neza mu bukungu, mu mibanire no mu mitekerereze yawe, fata akanya kawe wumve iyi video uyirangize, kuko harimo ijambo rishobora kuba ryaguhindurira icyerekezo cyawe cyose, bikaba ryagufasha. Icyitonderwa cya mbere rero ugomba kwitondera, ariko nyaboneka mbere yuko dukomeza, kanda subscribe niba utarakanda subscribe, kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ntibijye bigucika, kandi urabuteye inkunga iki kiganiro. Niwumva hari ikintu wenda tuvuze mu buryo butari bwo, cyangwa se wenda hari ukundi wumva waduhamo igitekerezo, ujye muri comment wandike. Tudatinze rero, icya mbere ugomba kwitondera muri uyu mwaka ni ugutandukanya ibyo ushaka n'ibyo ukeneye. Abantu benshi iyi ngeso dukunda kuyigira, ukumva ko ikintu mbese abantu benshi basoza umwaka nabi atari uko batakoze, akaba yarakoze ndetse agakoresha imbaraga, ariko umwaka akawusoza nabi. Gusa abenshi biterwa no kugira amahitamo mabi, si uko baba batarakoze, si uko baba abanebwe, ahubwo abenshi biterwa n'amahitamo mabi. Nk'ubu akaba afite amafaranga akagura ibyo adakeneye, ayo makosa abenshi turayakora. Kugura ibyo udakeneye, ukoresha amafaranga ku byo wari udakeneye bitagufasha, noneho kwishimira ibigaragara kurusha ahazaza hawe. Uyu mwaka rero banza wibaze utese ibi bintu ndabikeneye koko? Menya ko uko wiyima uyu munsi bishobora kuzagutunga ejo hazaza. Ako ni akantu ka mbere mbibiye ugomba kwitaho kuri uyu mwaka. Noneho ikindi, ntukarya amafaranga yose winjije. Buriya iri kosa abantu benshi dukunda kurikora, amafaranga yose ubonye ukayarya. Ariko niba wenda wakoreye amafaranga agashira nta kintu usigaranye, akenshi ntabwo buri mu nzira nziza, kuko ibibazo ntibiteguza. Niba rero ubonye amafaranga, ibyiza gerayo uzigamaho make ashobora kubikemurira ibibazo. Naho iyo utangiye umwaka ugatangira uri kubona amafaranga uyarya, umwaka urinda gushira n'ubundi nta mafaranga ubitse. Ubwo rero icyiza ni ugutangira kwizigamira, kandi kwizigama ntabwo bisaba ubukire, ahubwo bisaba kuba ufite imyitwarire myiza nyine yo kuzigama, uteganya uti ibi nzigamye bizangirira akamaro. Ikindi ni ukwirinda imyenda idafite icyerekezo. Imyenda buriya itagufasha kwinjiza, niba utagiye kuguramo ikintu kizinjiza amafaranga, ibyiza irinde kuguriza, aho kugira ngo uguze amafaranga yo kugira ngo wishimishe gusa. Ibyiza wabireka ukazishimisha wabonye ayawe, nabwo kandi ukishimisha wazigamye. Irinde gufata amadeni yo kwiyerekana, gufata ideni gusa kandi iryo deni nta nyungu uzakuramo, ahubwo ideni wenda wafata uba ufite ikintu ugiye kurishoramo kizakugirira akamaro. Imyenda yose ntabwo ari mibi, ntabwo amadeni yose ari mabi, ariko akenshi amadeni atwicira ejo hazaza. Ikindi kintu ugomba kwitaho ni uguhitamo inshuti za nyazo, ugahitamo inshuti neza.
buriya abantu bose wita inshuti zawe ntabwo ariko aba ari inshuti zawe. Hari igihe ugira inshuti ariko za nshuti inyinshi zikaba ntacyo zikumariye. Uzacunge, hari igihe ugira inshuti zigukenera gusa ariko wowe wamukenera akaba nta kintu yagufasha. Swati ni mu bitekerezo nta nama yaguha, mbese wa muntu nabyita umuntu wo kukurya imitsi gusa. Umuntu nk'uwo nta nshuti bimurimo. Ibyiza muri uyu mwaka hitamo inshuti, witemo neza, wirinde abantu bagutwara igihe cyawe, uhitemo abakugira inama, abakwigisha, abantu bagufitiye akamaro. Ukagirira impuhwe umubano utagufasha gukura. Niba uwo umubano ubona nta kintu uzakugezaho, ibyiza wureke. Nubwo umuntu ashobora kubabara kubera ibyo yagukuragaho, ariko nanone inshuti mbi ntacyo ziba zimaze. Ibyiza ni ukubana n'inshuti nziza. Ikintu cya gatanu ni ukwiga buri munsi niyo byaba bike. Isi iri kwihuta buriya, urebye ahantu isi iri kugana, abantu batari kwiga bari gusigara. Kwiga ntabwo ari ukujya mu shuri ngo wicare imbere ya mwarimu. Buriya hari uburyo bwinshi ushobora kwiga, haba kwigira kuri bagenzi bawe, ibyiza bakora ukabyigana, hanyuma ugasoma ibitabo, ukareba amasomo kuri telefone cyangwa nyine kuri interinete, ugakurikira nk'iyi cano yanjye ukumva ibiganiro nshishaho. Ahangaha naho wahakura amasomo. Ubumenyi nibwo bukire buramba. Buriya umuntu udafite ubumenyi ntabwo aba ari umukire muri we. Ubumenyi nibwo bukire buramba. Uyu mwaka rero ushaka ukuntu uzajya wunguka ibintu bishya, ushaka uburyo uzajya wiga buri munsi ugira akantu wunguka, haba mu kumenya ururimi, abantu bazi indimi nkeya, ugerageze kwiga ukoresheje interineti, kuganira na bagenzi bawe. Niba ushoboye gukoresha telefone, ushobora no gukoresha AI. Ubu byaroroshye, ukajya nko kuri ChatGPT, ukajya ku zindi mbuga ukiga ururimi. Hari n'andi mashene ya YouTube yigisha abantu icyongereza, andi akigisha igifaransa. Kumenya ururimi rumwe ntabwo bikigezweho. Ikintu cya gatandatu, wirinde kugumana n'abantu, mbese cyangwa se wirinde kwigana abandi. Kwigana ni byiza iyo wigana ibyiza abantu bakora. Ni byiza kuko iyo ubonye umuntu yiteje imbere, cyangwa se niba umuntu hari ibikorwa byiza akora, uba ugomba kubyigana. Ariko gukora ibyo abandi bavuze no gutegereza ko abandi bababwira icyo bakora, ibyo bintu ntabwo ari byo. Gutegereza ngo bakubwire icyo ukora, cyangwa se kubona abantu ikintu bakoze ukavuga ngo nanjye ngiye kugikora niyo cyaba atari cyiza, ibyo bintu ubireke. Ahubwo muri uyu mwaka ujye wihitiramo icyo ugiye gukora. Niba ugiye no gukora n'ibyo abandi bakoze, ujye ubanza ushishoze, nurangiza umenye icyerekezo cyawe, umenye ngo vision yanjye ni iyihe. Birinde kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi, kuko urugendo rwawe nyine ni urwawe, nawe ugomba kurukontorora, ukamenya ngo ndagenda gutya, hanyuma ukimanaginga. Ikintu cya karindwi, ujye wigira, mbese ugire gahunda y'umwaka. Nta gahunda nta musaruro. Niba utangiye umwaka, andika, uvuga uti ndashaka kugera ku ibi. Wandike nuko uzabigeraho n'igihe uzabigereraho, niyo byaba bike ariko byandike. Iyo wanditse bigufasha kwiha task no kugira initiative, ukavuga uti ibi bintu nanditse, ukajya utera akajisho buri gihe. Icyo ugezeho ukakivivura, icyo utarageraho ugakora ibishoboka kugira ngo ukigereho. Noneho icya munani, wirinde kwirengagiza ubuzima bwawe. Buriya ubuzima ni ikintu cy'agaciro dufite. Amafaranga nta gaciro yagira wowe utariho ngo uyakoreshe. Kugira ngo amafaranga agire agaciro, ni uko nawe uba uri muzima ukayakoresha nyine. Ubwo rero icyo uba ukeneye, nubwo uyu mwaka dutegetswe gushaka amafaranga, ariko ntugakore ngo ubure umwanya wo kuruhuka. Ugomba gukora ugashakisha amafaranga, ariko ukaruhuka, ukirinda stress zidakenewe. Ujye utekereza ku buzima bwawe bwo mu mutwe, kuko kwiyitaho ntabwo ari ubunebwe. Hari abantu babona wenda umuntu ari kwiyitaho
kurya neza simvuga kurya ibi biryo byo mu nganda cyangwa se ibiryo birimo ibinure, oya, ahubwo kurya neza ni ukurya indyo yuzuye irimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga. Ubwo rero iyo wiyitaho ukarya neza ukaruhuka igihe unaniwe, ibyo ngibyo ni byo umuntu aba asabwa gukora kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza. Rero kwiyitaho ntabwo ari ubunebwe. Icya cyenda, jya wubaha abandi nk'uko nawe uba ushaka ko bakubaha. Imibanire myiza buriya irusha amafaranga agaciro, nubwo tuba tuyashaka, ariko udafite abantu mubana neza, ayo mafaranga nanone ntacyo yaba amaze. Uyu mwaka rero wige kwicisha bugufi, wubaha abandi, ujye wumva kurusha uko uvuga. Wihutire kumva nk'uko babivuga muri Bibiliya, umuntu ngo yihutire kumva ariko atinde kuvuga. Abantu nibo bagufungurira imiryango. Niyo mpamvu n'umuntu niyo yakugirira nabi cyangwa niyo yagutuka, jya wirinda guhita umusubiza, ahubwo ubanze watekereza mbere yo kuvuga. Noneho icya nyuma, wirinde guta icyizere. Buriya ibintu byose wakora nta cyizere wifitiye, ntacyo waba ukoze. Niba uyu mwaka uwutangiye ukaba uwutangiye neza, ntibivuze ko ubuzima bwawe, cyangwa se wenda niba uwutangiye nabi, ntabwo bivuze ko ubuzima bwawe burangiye. Oya, uyu mwaka ongera ugerageze. Niba hari ibyo wakoze umwaka ushize bikanga, wicika intege, ongera uhaguruke ugerageze, kandi ubikore wifitiye icyizere ko ibyo uri gukora uyu munsi bishobora gukunda. Uwatsinzwe ejo hashize ashobora gutsinda ejo hazaza. Noneho ntimugende mutumvise ibindi biganiro twakoze, kugira ngo murebe icyabanyura kurusha ibindi. Munandike muri komenti mutubwire ibyo muri kubona twavugaho, ibyo mwifuza ko twabakoreraho ubushakashatsi. Uyu mwaka ni uwo gukora, niyo mpamvu natwe twiyemeje kubagezaho video buri munsi, kugira ngo ibikenewe byose tujye tubibagezaho kandi ku gihe. Murakoze cyane rero kudukurikira, murakoze kumva iki kiganiro. Jya muri komenti tubwire uko cyumvise, kandi turabashimira cyane abantu tumaranye uyu mwaka wose tuganira, bumva ibiganiro byacu. Hari abaduhamagara bakaduha courage, hari abakanze subscribe. Noneho nawe utarakanda subscribe rwose ikandeho, ni ibintu bidakomeye. Reba hasi yanditse subscribe uhakande. Niba warakanze subscribe ukande like, ujye muri comment uduhe ibitekerezo, unasharinge ibiganiro byacu. Uraba uduteye inkunga cyane. Imana ibahe umugisha, mukomeze kugira umwaka mushya muhire. Video zo ni nyinshi, zirahari cyane. Naho gutaha. God bless.